Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza ku mukobwa w'umuyisilamukazi ugiye kurongorwa n'umuhakanyi, ese arashyigikirwa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Kirazira kikaziriza muri Islamu ko umukobwa wa Kiislamu wemera Imana n'umunsi w'imperuka yashyingirwa umuhakanyi, yaba ari umukristo, yaba ari umuyahudi, yaba ari udafite idini, uwo ari wese. Kirazira kikaziriza ko umukobwa wa Kiislamu ashyingirwa n'undi uwo ari wese utari umuyisilamu. Nyagasani aravuga ngo la hunna hillu lahum wa la hum yahilluna lahunna. Abakobwa b'Abayisilamu ntago baziruriye abahakanyi, nabo bahakanyi ntago baziruriye abakobwa b'Abayisilamu. Umuyisilamu ashyingirwa umuyisilamu, umuyisilamukazi ashyingirwa umuyisilamu gusa. Kirazira ko yashyingirwa undi wari wese. Biramutse bibayeho hagize utana akanga kumva ayo mategeko no murongo w'Islamu, kirazira kikaziriza ko umuntu amushyikira mu cyari cyo cyose. Kirazira kikaziriza ko umuntu amushyikira mu cyari cyo cyose. Kirazira ko umushyikira muri uwo munsi mukuru agiyemo. Kirazira kwitabira ubwo bukwe. Kirazira kubutangamo igitekerezo kitari icyo kuvuga ngo buhagarare, igitekerezo cyari cyo cyose kitari cyo kuvuga ngo buhagarare, no kugaragaza umurongo w'Imana muri icyo gikorwa. Kirazira ko ugitangamo. Kirazira ko ugira ubushobozi bw'umutungo utangamo cyangwa se kubimenyesha uwo ari wese, kubera ko ibyo ari byo byose wakora mu gikorwa nk'icyo ngicyo kijyanye no kubishyigikira cyafatwa nk'igikorwa cy'ubufatanyacyaha cyaziririjwe muri Islamu kandi utemerewe gukora, kabone nubwo yaba ari umubyeyi wawe kubyara ugiye gukora icyo gikorwa, cyangwa se ari umuvandimwe mwose ibere rimwe ugiye gukora icyo gikorwa. Aha ubuvandimwe no rugwiro ni mukumvira Imana, ntago ari ukwigomeka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naha ngaha niho Nyagasani avuga ko anagaragaza abemera Imana n'abatinya Imana n'abemera Imana n'umunsi w'imperuka. Abangaba ntago bajya bagira inshuti. Ugiye kurwanya Imana n'intumwa yayo, n'uyu nguyu agiye kurwanya Imana n'intumwa yayo, agiye no mu ngaruka mbi atazatinda kubona nyuma y'igihe gitoya. Na buri uwo ari wese wamushyikiye muri icyo gikorwa, icyo gihe namara kubona izo ngaruka, bose azabafata nk'abanzi. N'utaramushyikiye, uyu nguyu niwe uzaba akiranutse imbere y'Imana, yewe n'imbere y'uwo nguwo. Wallahu a'lam.